Rero nizere ko mumeze neza aho muri hose mu gihugu mudukurikiranye, njye mugiye kubana n'imigisha nk'ibisanzwe. Nshishikariza umuntu ushobora kuba ukigera kuri YouTube channel bwa mbere, gushishikariza kuba wakora like, share na subscribe, ugakora comment kugira ngo tubashe kubana 5 kuri 5. Amakuru tugiye kuvuga kuri uyu munsi aravugwa mu gihugu cy'abaturanyi muri Tanzania, aho polisi yo muri iki gihugu yataye muri yombi abana 2 bateye amabuye kuri gari ya moshi bakamena amadirishya yayo 2. Byagaragajwe ko batawe muri yombi harimo umwana w'imyaka 16 n'undi mugenzi w'imyaka 12, aho bateye amabuye bakamena amadirishya 2 y'iyo gari ya moshi ubwo yari igeze mu gace ka Manase mu karere ka Chamwino muri Dodoma. Raporo ya polisi igaragaza ko abo bana 2 bateye amabuye iyo gari ya moshi ubwo yagiraga muri ako gace ka Manase, ngo bakoze ibyo ngo kugira ngo barebe niba koko ngo bitewe n'umuvuduko gari ya moshi iriho, ngo barebe kuko niba amabuye yabasha gufata iyo gari ya moshi ngo akaba yayigiraho bitewe n'umuvuduko ibiriho. Ibyo nanone babikoze ubwo iyo gari ya moshi yatambukaga mu muhanda wa Dar es Salaam Dodoma. Nanone polisi yakomeje igaragaza ko abo bana ngo babikoze mu rwego rwo kugira ngo babashe gupinganwa, barebe neza kuko niba gari ya moshi umuvuduko ibiriho ishobora gufatwa n'amabuye, aribwo byarangiye hamenetse amadirishya 2 y'iyo gari ya moshi. Nanone polisi yashishikariza abaturage basaba abaturage muri rusange, umwihariko abatuye mu mihanda ya gari ya moshi, gukomeza kwigisha abana bato akamaro k'umutekano wo mu muhanda no kubungabunga ibikorwa remezo kuko bifitiye inyungu abanyatanzaniya muri rusange. Naho amakuru twari tubafitiye arangiriye, mukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.